Ese ujya wibuka inshuro ya mbere mu buzima bwawe wakira amafaranga yawe ya mbere? Birashoboka ko icyo gihe utakibuka, ariko icyo udashidikanyaho ni uko nyuma y'iyo nshuro ya mbere wakiriye amafaranga yawe ya mbere umaze kwakira andi mafaranga atagira ingano. Uramutse ukusanyije umushahara wawe wa mbere kugeza uyu munsi, amafaranga y'ubucuruzi wakoze, ayo wahawe nk'impano n'andi yose winjije mu buzima bwawe bwose, ushobora gusanga umaze gukorera za miliyoni nyinshi cyane. Ariko se ko winjije amafaranga menshi kuva watangira kuyakorera, nta mafaranga ngaho usigaranye uyu munsi? Niyo mpamvu abantu babiri bashobora kwinjiza amafaranga angana, ariko nyuma y'iminsi myinshi umwe akaba yarubatse umutungo, undi agasigara ntacyo afite. Impamvu si uko umwe aba yaragize amahirwe undi ntayagire, akenshi biterwa n'uko umwe aba yarasobanukiwe amategeko agenga amafaranga, undi agakomeza kubaho nk'umufana mu gihe bamwe bamaze gusobanukirwa amategeko y'umukino w'amafaranga. Mu gitabo The Psychology of Money, umwanditsi Morgan Housel agaragaza ko gutsinda mu by'imari bidaterwa cyane n'ubwenge buhambaye umuntu aba afite, ahubwo biterwa n'uburyo umuntu yitwara igihe ari gufata ibyemezo by'amafaranga. Ni ukuvuga ko kubaka umutungo ari ubumenyi bushobora kwigwa no gutozwa. Ari nayo mpamvu nyirango ukomeze kubana natwe muri aya mategeko 20 y'amafaranga. Tutizimbye mu magambo, reka dutangirane n'itegeko rya mbere mu mategeko 20 agenga amafaranga, nk'uko twayakusanyije tuyakuye mu bitabo by'abanditsi b'abahanga mu by'imari, abarimu ndetse n'ubushakashatsi bushingiye kuri siyansi. Itegeko rya mbere ry'amafaranga, ari naryo andi yose ashamikiyeho, ni ukubanza gusobanukirwa ko amafaranga ari umukino. Nk'uko umukino wa chess, igisoro cyangwa football ugira amategeko ugomba kubanza kumenya mbere yo kuwukina no kuwutsinda, ni nako ku mafaranga bigenda. Nta muntu uvuka azi gukina uyu mukino. Ababasha kubaka umutungo bahereye hasi si uko baba baravukanye impano idasanzwe cyangwa amahirwe yihariye, ahubwo nuko bafashe igihe cyo gusobanukirwa uko amafaranga akora. Iyo uzi amategeko y'umukino, utangira kubona amahirwe abandi batabona. Iyo utayazi, ushobora gukora cyane imyaka myinshi ariko amafaranga yose akaza akagenda ugasigara wibaza aho yarengeye. Itegeko rya kabiri, ntukanga amafaranga. Hari abantu bavuga ko amafaranga ariyo soko y'ibibi byose, abandi bakavuga ko abakire ari abantu baba barahemutse. Hari n'abajya kure bakavuga ngo abakire si abantu. Bene iyo mitekerereze ituma umuntu atifuza kwegerana n'amafaranga cyangwa se ngo yige uko akora. Ukuri nuko amafaranga atari meza cyangwa ngabe mabi, ahubwo ni igikoresho kandi gishobora gukoreshwa neza cyangwa nabi. Iyo ageze mu maboko y'umuntu mwiza, umuntu mwiza ashobora kuyakoresha kubaka amashuri, ibitaro, agakora ubucuruzi cyangwa se agaha abantu akazi. Gusa iyo ageze mu maboko y'umuntu mubi, nawe ashobora kuyakoresha nabi. Bityo ikibazo si amafaranga, ikibazo n'uyafite n'uburyo ayakoresha. Niba ushaka kubaka umutungo, tangira uhindure uko ubona amafaranga, yubahe, uyige, kandi uyafate nk'igikoresho kizagufasha kugera ku ntego zawe. Itegeko rya gatatu, ni ugusobanukirwa n'uko ubutunzi bwubakwa no gukuba ibyo ufite. Baryita itegeko ryo gukuba, law of multiply. Buri mutungo munini uba waratangiriye ku mafaranga make yagiye yiyongera buhoro buhoro. Intego si uguhita uba umukire mu ijoro rimwe, ahubwo no gushaka uburyo amafaranga ufite uyu munsi yakubyarira andi. Niko umwanditsi w'ibitabo bigaruka ku mafaranga George Clason atubwira mu gitabo The Richest Man in Babylon. George yigisha ihame ryoroshye cyane ariko rishobora guhindura byose. Banza wihembe, mu yandi magambo wizigamire igice cy'ibyo winjiza, hanyuma ayo mafaranga uzayashora ahantu hazakubyarira andi. Ibi ngibi iyo bikomeje igihe kirekire, umutungo utangira kwiyubaka buhoro buhoro. Bityo aho kwibaza impamvu utaraba umukire, tangira wibaza ikibazo kimwe: utese amafaranga mfite uyu munsi nayakoresha nte kugira ngo abe menshi ejo? Icyo kibazo kiragoye, ariko iyo umaze guhatiriza ubwonko bwawe kugishakira ibisubizo, niho havuka ibyitwa guhanga udushya no kuvumbura uburyo abandi benshi batabona. Itegeko rya kane ry'amafaranga, amafaranga akunda abantu bazi kuyakoresha. Abantu benshi biruka inyuma y'amafaranga bafite ubwoba bwo gusigara, bemera amahirwe yose babonye bakinjira mu ishoramari badasobanukiwe. Ari naho bamwe batuburirwa bizezwa ibitangaza, cyangwa bagakurikira ibyo abantu bose bavuga kaba ari byo bagura cyangwa bashoramo batakaza amafaranga yabo. Hari undi mwanditsi w'umuhanga wagaragaje ko amafaranga akunda abantu bafata umwanya wo kwiga mbere yo gukora. Amafaranga akunda abantu bazi kugenzura amarangamutima yabo no gufata ibyemezo bishingiye ku bumenyi. Benjamin Graham mu gitabo The Intelligent Investor asobanura ko umushoramari mwiza atagomba gukurikira amarangamutima cyangwa inkuru z'ibihuha, ahubwo ahitamo gutekereza mbere yo gukora. Uyu mwanditsi akomeza agaragaza ko iyo uzi icyo ukora, amafaranga agenda aza ashaka gukorana nawe kubera ko ubuze uko wayabungabunga ndetse n'uko wayongera. Itegeko rya gatanu, menya igihe cyo gufata icyemezo. Kumenya igihe gikwiye cyo gufata icyemezo ntibiva ku mahirwe, ahubwo biva ku kwiga, ku bunararibonye ndetse no gusobanukirwa ibiri kuba mbere yo gufata umwanzuro. Nk'uko Howard Marks abisobanura mu gitabo The Most Important Thing, ntibisaba guhora ukora byinshi kugira ngo utsinde, icy'ingenzi ni ugufata icyemezo gikwiye mu gihe gikwiye. Iyo witosha ayo mahame, utangira kuyobora amafaranga aho kugira ngo abe ari yakuyobora. Itegeko rya gatandatu,
Ntugatume amafaranga yawe asinzira. Hari abantu bumva ko kubika amafaranga kuri konti ibyo biba bihagije ngo umuntu yiteze imbere, ariko amafaranga adakora uko igihe kigenda gihita niko agenda atakaza agaciro. Buri faranga ufite rikwiye kuba rifite umurimo, rishobora gushorwa mu bucuruzi, mu ishoramari cyangwa mu bundi buryo butuma ribyara andi. Iyo amafaranga yawe ahora ahagaze, uba utanga amahirwe ku bandi bantu bazi kuyakoresha neza. Ibi ntibivuze ko ugomba gushora amafaranga yawe aho ubonye hose, bisobanuye ko ugomba guhora wibaza ikibazo kimwe: ese aya mafaranga ndimo kuyakoresha cyangwa niyo ari kunkoresha? Mu gitabo Rich Dad Poor Dad, umwanditsi Robert Kiyosaki asobanura ko abakire badakoresha amafaranga gusa, ahubwo baharanira ko amafaranga ari yabakorera. Itegeko rya 7: buri gihe gira amafaranga y'ibihe bikomeye. Ubuzima ntibugenda nk'uko tubiteganya buri gihe. Ubucuruzi bushobora guhomba, akazi kakabura cyangwa kagahagarara, ndetse hakaba hagira n'ikindi kibazo kibaho gitunguranye. Niyo mpamvu umuntu ushaka kubaka umutungo adakwiriye gutegereza ikibazo ngo abone gutangira gutegura igisubizo. Bika amafaranga yagenewe ibihe bikomeye. Amafaranga atarayo gusohoka mu mpera z'icyumweru cyangwa kugura ibintu ushaka, ni amafaranga agufasha gukomeza guhagarara igihe ubuzima bugerageje kugukubita hasi. Mu gitabo The Richest Man in Babylon, umwanditsi George agaragaza ko kubungabunga igice cy'umutungo wawe ari bwo buryo bwo kwirinda gusubira inyuma igihe ibihe bihindutse. Abantu benshi bahomba si uko batigeze binjiza amafaranga menshi, ahubwo nuko ikibazo cya mbere gihita gisiba ibyo bari barubatse byose kubera kutagiteganyiriza. Itegeko rya 8: irinda ubuzima bwo kwiyerekana mbere y'igihe. Ndagira ngo iri tegeko ryumve witonze. Iyo umuntu atangiye kubona amafaranga make, akenshi ikintu cya mbere atekereza ni ukwereka abandi ko ubuzima bwe bwahindutse. Kugura imodoka nziza, imyambaro ihenze, gusohoka bya buri munsi n'ibindi bintu bitangira gufata umwanya w'ishoramari. Ariko abakire benshi bubatse umutungo urambye ntibatangira bagaragaza ubukire, babanza kubaka umutungo, hanyuma imibereho yo kugaragara nk'umukire ikaza nyuma. Warren Buffett ni umwe mu ngero zizwi cyane. Nubwo ari umwe mu bantu bakize kurusha abandi ku isi, imyaka myinshi ye yakomeje kubaho mu buryo bworoheje, kandi yirinda gukoresha amafaranga ku bintu bitongera agaciro k'umutungo we. Icyubahiro nyacyo ntikiva mu bintu utunze, ahubwo gituruka ku mutungo ushobora kugukorera no mu gihe utari gukora. Itegeko rya 9: menya amategeko agenga amafaranga igihugu cyawe gikoresha. Abantu benshi bamenya uko bakorera amafaranga, ariko ntibamenye uburyo bayakurwaho n'uburyo bayakoresha muri rusange. Imisoro, amategeko y'ubucuruzi n'uburyo leta itera inkunga ibikorwa runaka bishobora kugira uruhare runini ku mutungo wawe. Iyo utazi ayo mategeko, ushobora gukora cyane ariko ugasanga inyungu nyinshi zirimo kugenda utabizi. Niyo mpamvu ba rwiyemezamirimo benshi bafata igihe cyo kwiga amategeko y'imisoro n'uburyo bayakoresha mu buryo bwemewe n'amategeko, kugira ngo barusheho kubungabunga umutungo wabo. Niba ushaka kubaka umutungo w'igihe kirekire, ntukige gusa uburyo bwo kwinjiza amafaranga, iga n'uburyo bwo kuyabungabunga. Itegeko rya 10: ntugafate ibyemezo kubera ubwoba. Buri gihe iyo habaye ikibazo mu bukungu, usanga abantu benshi bahita bagurisha ibyo bafite cyangwa se bagahagarika ishoramari ryabo kubera ubwoba. Ariko amateka agaragaza ko ibihe bikomeye ari byo byabaye amahirwe akomeye ku bantu bari biteguye. Mu gitabo The Psychology of Money, Morgan Housel asobanura ko abantu benshi batsindwa n'isoko atari ukubera ko batari abanyabwenge, ahubwo ari ukubera ko bananiwe kugenzura amarangamutima yabo igihe ibintu byari bihindutse. Iyo abandi bose bafite ubwoba, nibwo uba ugomba gutuza kurusha mbere. Ibi ntibivuze kwishora mu byago bidafite ishingiro, bisobanuye kutemera ko ubwoba bugufatira ibyemezo. Abubaka umutungo igihe kirekire bamenya ko ibihe bibi bitaramba, kimwe n'uko ibihe byiza bidahoraho, bityo aho guhunga amahirwe baba biteguye kuyabyaza umusaruro igihe cyose abonetse. Itegeko rya 11 ry'amafaranga: sobanukirwa n'ibyemezo by'abayobora igihugu cyawe. Abantu benshi bakurikirana politike nk'aho ari inkuru zo kuri televiziyo gusa, nyamara ku muntu ushaka kubaka umutungo, politike ni kimwe mu bintu bigena aho amafaranga azerekeza. Iyo leta ihinduye imisoro, ishyiraho amategeko mashya cyangwa se igatera inkunga urwego runaka, kandi ibyo byose bigira ingaruka ku bucuruzi, ku ishoramari no ku mafaranga yawe. Ntibivuze ko ugomba kujya mu mpaka za politike, bisobanuye ko ugomba kumenya uko ibyemezo by'abayobozi bishobora kugira ingaruka ku ntego zawe z'imari. Abantu bubaka umutungo ntibategereza ko ibintu bibabaho, bahora biteguye guhindura ingamba igihe ibihe bihindutse. Itegeko rya 12: igira ku bantu bamaze gutsinda, ariko ntukabakurikire buhumyi. Iyo ushaka kuba umuhanga mu kintu runaka, uburyo bwihuse ni ukwigira ku muntu wamaze kukigeraho. Mu ishoramari, umwe mu bantu bubashywe cyane yitwa Warren Buffett. Si ukubera gusa umutungo afite, ahubwo ni ukubera uburyo atekereza mbere yo gufata ibyemezo. Mu gitabo The Essays of Warren Buffett agaragaza ko umushoramari mwiza adakurikira ibigezweho byose cyangwa amarangamutima y'isoko, ahubwo afata umwanya wo gusesengura, hanyuma agashora imari gusa mu byo yumva neza. Ariko hari ikintu cy'ingenzi abantu benshi bibagirwa:
Ntabwo ugomba kwigana umuntu wese uko yakabaye, ugomba kwiga uburyo atekereza hanyuma ukabihuza n'ubuzima bwawe n'intego zawe. Kwigira ku bandi ni byiza, kubaho ubigana buhumye ibyo bishobora kuguteza ibibazo bikomeye cyane. Itegeko rya 13 ry'amafaranga: kina umukino wawe, wirinde kwigereranya n'abandi. Kimwe mu bintu byangiza iterambere ry'abantu benshi ni ukwigereranya. Kubera imbuga nkoranyambaga, biroroshye kubona abantu baguze imodoka nshya, bubatse amazu cyangwa se batangije ubucuruzi runaka, ariko ntubona imyaka bamaze bakora, amakosa bakoze mbere cyangwa amafaranga batakaje mbere yo kugera aho bageze. Iyo uhora ureba urugendo rw'undi, ushobora gufata ibyemezo bitajyanye n'ubushobozi bwawe. Mu gitabo The Psychology of Money, Morgan Housel yibutsa ko gutsinda mu by'imari atari amarushanwa. Intego si ukurusha abandi, ahubwo ni ukugera ku buzima ushaka no kuba mwiza kurusha uwo wari uriwe ejo hashize. Ibaze wowe ubwawe uti, intego yanjye ni iyihe? Iyo ubimenye, uhagarika kwiruka inyuma y'inzozi z'abandi ugatangira kubaka izawe. Itegeko rya 14 ry'amafaranga: ipime ku ntego zawe, si ku by'abandi bagezeho. Hari abantu bishimira ko batsinze abandi, ariko si byo byabagejeje ku ntego zabo. Ikintu cy'ingenzi si ukumenya niba isoko ryazamutse cyangwa ryamanutse. Ikintu cy'ingenzi ni ukumenya niba uri kwegera intego yawe. Niba intego yawe hari ukubaka umutungo uzagufasha kubaho neza mu myaka 10 iri imbere, buri cyemezo ufata kigomba kukwegereza iyo ntego. Ntukemere ko ibyo abandi bagezeho cyangwa se ibyo bavuga bihindura gahunda yawe. Abantu bubaka umutungo bafite gahunda isobanutse, baza aho bava, baza aho bajya, kandi bapima iterambere ryabo bakurikije iyo gahunda. Itegeko rya 15: ihigereza abantu bazi gukorera amafaranga. Mbwira abo mugendana, mubwire uwo uriwe. Iyo igihe cyawe kinini ukimarana n'abantu badafite icyerekezo, biragoye ko nawe ugira icyerekezo. Ariko iyo uganira n'abacuruzi, abashoramari cyangwa abantu bubatse ibikorwa byabo, utangira kubona amahirwe utari warigeze ubonana mbere. Mu gitabo Think and Grow Rich, umwanditsi Napoleon Hill avuga ku ihame yise Mastermind. Asobanura ko iyo abantu bafite intego imwe n'ubumenyi butandukanye baramutse bakoranye, buri wese yungukira ku bitekerezo by'undi, bikongera amahirwe yo gutsinda. Hitamo neza abo mugendana, ibindi bizizana. Nturebere umuntu ku mafaranga afite gusa, ahubwo reba indangagaciro ze, ukafata ibyemezo, uko yubaha amasezerano agirana n'abandi, ndetse n'uko yitwara mu bihe bikomeye. Kubera ko amaherezo, abo uhora ubana nabo bafite uruhare runini cyane ku muntu uzaba we ejo hazaza. Itegeko rya 16 ry'amafaranga: kwiringira gusa amafaranga yawe, siko buri gihe bizakubakira umutungo. Abantu benshi uzabumva bavuga ngo shora amafaranga ahantu henshi kugira ngo wirinde igihombo. Iyo nama ni nziza, ariko si buri wese ibikwiriye. Niba ugitangira urugendo rwo kubaka umutungo, gukwirakwiza amafaranga make ahantu henshi bishobora gutuma nta na hamwe amafaranga yawe atanga umusaruro ugaragara. Mu gitabo The Intelligent Investor, umwanditsi Benjamin Graham asobanura akamaro ko kugabanya ibyago binyuze mu gukwirakwiza ishoramari. Ariko icyo benshi bibagirwa nuko iyo nama yari igenewe cyane cyane abantu bafite umutungo bamaze kubaka, bakaba bashaka kuwurinda. Ku muntu ugitangira, ikibazo cya mbere si ukurinda umutungo munini, ikibazo ni ukuwubaka. Ibi ntibivuze ko ugomba gushora amafaranga yawe yose ahantu hamwe utabitekerejeho neza, bisobanuye ko ugomba kumenya icyiciro cy'urugendo rwawe. Hari igihe intego iba ari ugukura vuba, hakabaho n'igihe intego iba ari ukurinda ibyo wagezeho. Itegeko rya 17 ry'amafaranga: wige gukoresha leverage. Mu isi y'ubucuruzi, leverage ni ubushobozi bwo kugera ku musaruro munini ukoresheje umutungo cyangwa igishoro gito. Abantu benshi iyo bumvise leverage bahita batekereza amadeni, nyamara leverage iragutse cyane kurusha ibyo. Ushobora gukoresha ikoranabuhanga kugira ngo ugere ku bantu benshi. Ushobora gukoresha ikipe nziza izagufasha gukora byinshi utari kubasha wenyine. Ushobora kuzakoresha ubufatanye, ubunararibonye cyangwa izina ryiza wubatse kugira ngo amahirwe akwisangeho. Mu gitabo The Almanac of Naval Ravikant, umwanditsi Eric Georgeson asobanura ibitekerezo bya Naval Ravikant. Agaragaza ko abakiri bo muri iki gihe bubaka umutungo bakoresheje leverage y'ikoranabuhanga, internet n'amatsinda y'abantu, aho kwishingikiriza gusa ku mbaraga z'umubiri. Buri gihe jya wibaza uti, ese hari uburyo nakora inshuro 2 cyangwa 3 z'ibyo nkora, ariko ntongereye inshuro 2 cyangwa 3 imbaraga nkoresha? Abantu bahora bibaza icyo kibazo nibo bakura vuba mu bijyanye n'umutungo. Itegeko rya 18 ry'amafaranga: yubakira umwanya uzaguhesha amahirwe. Hari abantu bakora cyane kurusha abandi, ariko ntibabone umusaruro nk'uw'abandi. Impamvu nuko gukora cyane byonyine bidahagije. Ugomba no kuba ahantu heza, ibyitwa positioning. Positioning ni ukwishyira ahantu amahirwe ashobora kukugeraho mbere y'abandi. Ashobora kuba ari ugukorera mu ruganda ruri gukura vuba, ashobora kuba ari ugushora imari mu rwego rufite ejo hazaza,
hashobora kuba ari ukugura imigabane mu kigo gifite icyizere cyo gutera imbere. Abantu benshi bibanda ku mushahara gusa bakibagirwa kubaka umutungo uzagenda wiyongera niyo baba batakiri gukora. Banza wibaza ubwawe uti ese aho ndi uyu munsi hashobora kuzamura agaciro k'umutungo wanjye mu myaka iri imbere? Niba igisubizo ari oya, birashoboka ko igihe kigeze cyo gutekereza ku mwanya mushya cyangwa se ahandi hantu ho kwipositioninga. Itegeko rya 19 ry'amafaranga uzubaka ubufatanye bufitiye impande zombi akamaro. Abantu benshi batekereza ko ubucuruzi ari uguhangana, nyamara ubucuruzi burambye bushingira ku bufatanye. Iyo abantu bakorana bose bungukiramo, umubano urakomera kandi amahirwe mashya akiyongera. Mu gitabo The 7 Habits of Highly Effective People, umwanditsi Stephen Covey asobanura ihame rya win-win. Ni ihame rivuga ko umubano uramba mwiza ari umubano wubakirwa ku nyungu z'impande zombi, aho kuba umwe yunguka undi agahomba. Ntukibaze gusa ibyo uzunguka, tangira wibaza uti nakahe gaciro nzaha undi ku buryo nawe azifuza gukomeza gukorana nanjye cyangwa kumpa amafaranga ye. Abantu basubiza neza icyo kibazo nibo bubaka ubucuruzi bumara igihe kirekire. Itegeko rya 20 ari naryo rya nyuma: ntukemere ko amafaranga menshi ubonye rimwe ahindura ubuzima bwawe. Iki ni kimwe mu bintu byasenye ubuzima bw'abantu benshi. Umuntu ashobora kugurisha inzu akabona amafaranga menshi, umuntu ashobora kubona isoko rinini cyangwa se gukora ubucuruzi bumwinjiriza amafaranga menshi icyarimwe, ariko ako kanya agahita atangira kubaho nk'aho ayo mafaranga azajya aza buri kwezi. Agura imodoka ihenze, ahindura inzu yabagamo, atangira gukoresha amafaranga nk'aho nta herezo afite. Nyuma y'amezi make cyangwa umwaka umwe, ya mafaranga aba yarashize, ubuzima bugasubiraho bwari buri cyangwa bukarushaho kuba bubi. Mu gitabo The Psychology of Money, Morgan Housel agaragaza ko kubika umutungo bikomeye kurusha kuwushaka. Bivuze ko gukorera amafaranga byoroshye kurusha kuyagumana. Kubona amafaranga rimwe na rimwe ntibigutungisha, igituma uba umukire ni ubushobozi bwo kuyagumana no gukomeza kuyongera. Buri gihe ubonye amafaranga menshi atunguranye, ntukahite wibona nkaho wise uba umukire. Banzu yafate nk'igikoresho kizagufasha kubaka andi mafaranga azakomeza kwinjira mu gihe kiri imbere. Icyo nicyo gitandukanya umuntu wagize amahirwe rimwe n'umuntu wubatse ubutunzi buzamurinda ubuzima bwe bwose. Amafaranga afite amategeko, ushobora kutayemera ariko ntushobora kuyahindura. Iyo uyasobanukiwe, utangira gufata ibyemezo bitandukanye n'ibyo wafataga mbere. Buhoro buhoro amafaranga reka kukubera umutwaro agatangira kugukorera. Kandi iyo ugeze kuri urwo rwego, uba utagikina umukino w'amafaranga nk'umuntu ushaka kubaho gusa, ahubwo buri kuwukina nk'umuntu ushaka kubaka umurage uzaramba. Ndagushimiye wubanye natwe kugeza ku musozo w'ikiganiro twari twabateguriye. Nkwibutsa gukora subscribe niba ukunda ibiganiro nk'ibi byagufasha kwiteza imbere.